Hello students, I hope you are okay at home, and I want to welcome this lesson today. But before we continue, I want you in order to know this lesson, and I'm going to be helping you understand English and the Kinyarwanda. Please, don't shouting. Let's go. Okay, twakomeje rero kuri iri somo, reka dukurikire kugira ngo tumenye rero nuko tugomba gukurikira. If you want to prove your level, please follow. If you want to know, please don't shouting. Please don't shouting. Reka kujya gutereka gusakuza. Let's get rid of that. Reka tuve muri ibyo ngibyo rero. Okay, my friend is eating an egg. My friend is eating an egg. My friend is eating an egg. Inshuti yanjye ihangaye kujya ya ryagi cyangwa se ya magi. Why my friend is eating an egg? Kuki inshuti yanjye iri kugira gute? Yatinyutse kurya ari amagi. My friend is eating an egg. Ugomba gushyiramo kiriya cyungo rero, kiriya cyungo nicyo bita conjunction. An egg. Yesterday, I saw many computers in a car. Every student will get a computer. Yesterday, I saw many computers in a car. Every student will get a computer. A computer, ushobora kuvuga a computer cyangwa se computer, ariko a computer twibutse yuko ikintu iyo ari kimwe dushyiraho iriya ruhamwe tukavuga a computer, ibintu bibarika, mbese ibintu bibarika, ibintu yari umubare umwe tugomba gushyiraho kari akantu kagaragaza ruhamwa kiriya cyungo tugomba kugishyiraho a computer. Ariko iyo zirenze imwe tugomba kuvuga computers cyangwa se computers. Yesterday I saw many computers in a car. Every student will get a computer. Yesterday I saw many computers in a car. Every student will get a computer. Ejo nabonye mudasobwa nyinshi mu modoka. Buri munyeshuri azabona imwe. Yes, azabona imwe. A computer. Urumva ko iyi nteruro ni ingenzi wa muntu we. Niba ushaka kumenya icyongereza kandi iyo subscribe uhinduke ukore kuri ako kazogera, numara kubona ako kazogera ubwo uzabona hirya ukande kuri all notification zacu zose zizajya zikugeraho. Utavunitse wiga icyongereza utiriwe uheka ibikapu ngo bikuvune umugongo rwose. Uzagira gute? Uzaba uri mu rugo, ufungure telefone yawe cyangwa se connecte kuri television, hanyuma ugire gute? Wiyigire. A televised home learning program. Yes, ugomba kwiyigira kuri iyo gahunda rero kuri televiziyo kugira ngo ubashe kumenya icyongereza. Okay, thank you. Ikindi gushishikariza ni ugushyira comment cyane muri iyo inbox hasi kugira ngo natwe tubashe kumenya ko dukurikiye, hanyuma natwe tujye tugusubiza bitewe n'ibyo watubajije. Niba ushimira, okay. Niba uri udashimira nabyo bigaragaze, ariko ugaragaze n'impamvu ubinenze, sibyo se? Okay,
We have a few chairs. We can't get enough seats. We have a few chairs. We can't get enough seats. Dufite intebe zidahagije, ntidushobora kubona umwanya uhagije wo kwicaraho, cyangwa se ntidushobora kubona umwanya turicazaho abantu. Siko bimeze. Tubibutse ko hari a few akaba na few. Hari bikeya bidahagije, akaba n'ibindi bike ariko uko biri. Dushobora kujerenga mu bantu nubwo batanyurwa, ariko uko biri kose tukaba twabagaragarije agahiyahiyo yuko aho hantu uko biri. Niba wenda ari nk'ijerekani mu bantu 10, uko biri icyo kinyobwa azaba ari gikeya, ariko uko biri buri muntu azasomaho nubwo atazahaga. Ariko noneho niba ari few, ashobora noneho kuba ari agakaraburiya kamwe, ari akaboni ka 15, karakajyamo litiro 10 na zingahe n'eshanu. Urumva se aho ngaho nuko nagasamusamu. Okay. You had been learning 1 hour when I agree with you. You had been learning 1 hour when I agree with you. You had been learning 1 hour when I agree with you. Have you ever seen it? Do you understand? Do you understand what I say? I say you had been learning 1 hour when I agree with you. Ndavuze ngo igihe nemeranywaga nawe wari umaze isaha imwe wiga. Urumva icyo gihe, ariko icyo gihe kirakomeye, ni ukucyitondera. Past perfect continuous, icyo gihe ugomba kukigira gute? Kucyitondera, kuko ni benshi abantu bagira ubute bwo kwiga biriya bihe, kandi ugomba kubibazwa. Niba ari akanya washoje ariko uwo murimo washorejemo hakaba hari ibindi urimo, ugomba gukoresha ibi bintu. You had been learning 1 hour when I agree with you. Yes. Igihe nemeranywaga nawe, cyangwa se igihe twari nemeraga ibyo uvuze, wari umaze isaha imwe wiga. Yes. Niba umuntu umwemeranye muzamubwira ati I agree with you, I agree what you say, I agree what you do. Yes, that's it. Izo ni interuro z'ingenzi kuri wowe rero ugomba kumugaragariza. I admire you for what you did. Keep it up. Ndagushimiye kubyo wakoze, komerezaho. Utavuze keep it up, ushobora no kuvuga ngo congratulations, wabigezeho neza rwose, komereza. Cyangwa se keep it on, cyangwa se go on, cyangwa se head out. Komeza rwose ujye mbere, ibyo uri gukora ni byiza. Admire wumve ko ari ijambo rikoreshwa uri gushimira. Ndashimiye, ntabwo ari bya bindi bavuga ngo thank you. Ndashimye ibyo ukoze. Yes, ariko thank you na admire biratandukanye. Yeah, if you stick together you will prosper. If you stick together you will prosper. Prosper ni ukugira gute? Ni ugutera imbere. Hano bakavuga ngo uramutse ushyize hamwe watera imbere. Uramutse igikorwa cyose ukoze uramutse
ugikoranye na bagenzi bawe, inshuti yawe, niba ufite intego ukayishyira muri bagenzi bawe, izagira gute? Izagufasha. Even if you meet, not met. Bivuze met, iriya ni verb to meet, yo guhura. Ariko iyo uvuze met, aba ari MET. Ariko yari meet, aba ari double E. Ntabwo bavuga met cyangwa se meet. Ugomba kubishyira muri, ugomba kumenya igihe uri kubivugiramo. Yes, even if you meet obstacle, you will prosper. Even if you meet obstacle, you will prosper. Ntabwo uzasoma obstacle, basoma obstacle. Hari n'abandi bashobora kumva baravuze ngo obstacle. Yes. Cyambere no kuba wumvisha amakuru cyangwa se kamenya icyo avuze. Obstacle. Yes. Hari abantu rega tutazi, yes, ushobora kuba uzi gusoma ariko utazi gusobanukirwa. Nabyo birumvikana. Utazi pronunciation. Even if you meet obstacle, you will prosper. Niyo wahura n'imbogamizi, uzatera imbere. Yes. Cyangwa se hardships ni ubuzima bugoye, bwa bundi bw'akaga, bugoranye cyane rwose. Utavuze hardships, ushobora no kuvuga obstacle. Yes. Aho hantu hagufasha nawe ukagira gute, ukamenya icyongereza cy'ingenzi. I will tell you a secret. God will help you. I will tell you my secret. God will help you. Shobora no kuvuga ngo my secret, ibanga ryanjye cyangwa se ibanga. Yes, nzakubwira ibanga. Imana izagufasha. Niba uhura n'imbogamizi mbi cyane, ugahangayika ukabura uko wabigenza buri gihe cyose, ukaburi humble cyangwa se speechless. Speechless ni ukumanjirirwa, ukabura epfo na ruguru, ukabura icyo wafata n'icyo wareka. Inshuti zawe zose ukajya uzibwira, wazibwira rwose zikakubwira ati ibyo uvuga ntabwo ari byo. Ninde se ukwitayeho? Umenye ibyawe bana. Okay, aho ngaho rero nzakubwira iki? Nzakubwira ibanga Imana igufashe. If you want to approach God, He will help you. Thank you very much doing that.